Twongeye kubasuhuza abakunzi namwe inshuti za Noble Solutions, tubifurije amahirwe, tubifurije kugubwa neza, abari mu bihe byiza tubifurije kubigumamo. Gusa namwe mubabaye mufite ibahangayikije ndetse bibariza bikanabatera agahinda, turabibutsa ko ni ikibazo cy'igihe, umunsi umwe bizarangira, munezerwe namwe mwishime, ntago bizagumaho. Uyu ni Noble rero mwongeye kubana kuri uyu mwanya tugiye kuganira. Uyu munsi tugiye kuganira ku mumaro w'umuziki ku mibereho y'umubyeyi n'umwana atwite. Tubahaye ikaze bari mutarakora subscribe, naho hasi rwose kora subscribe tujye dukomeza tubane, gusangiza ibiganiro bagenzi bawe, inshuti ndetse n'abavandimwe, kugira ngo ubu butumwa cyangwa se ibisubizo tuba tubonye tujye tubasha kubisangira turi benshi. Naha mukanya karibo. Twari tumaze kuvuga ko tugiye kuganira ku mumaro w'umuziki ku buzima bw'umubyeyi n'umwana atwite. Reka ubundi tubanze twongere dutekereze. Ubundi Imana irema umuntu yateganije ko abantu kugira ngo bakomeze kwiyongera, ko nta muntu ugumaho iteka cyangwa se bakomeze kujya baboneka, hazajya habaho kubyara, hakabaho umubyeyi agatwita, yamara gutwita akabyara umwana, wa mwana akaba ari uzakura akazongera nawe akabyara, gutyo gutyo abantu bakagenda bagwira babaho mu isi. Ubwo ni uburyo Imana yashyizeho, cyangwa se ni system Imana yashyizeho yo kugira ngo abantu bajye babasha kuboneka. Noneho gutwita rero nicyo tugiye kuganiraho. Umubyeyi utwite n'umwana atwite, umuziki ubamarira uwuhe mumaro? Nicyo tugiye kwibazaho uyu munsi, nicyo tugiye kuganiraho. Ntabwo turi burebeho byose ko urumva ni ibintu wakwandika igitabo, ni ibintu byinshi cyane, ariko turareba bike by'ingenzi umuntu ashobora kwitaho cyangwa se ashobora kumva nk'umumaro w'umuziki ku buzima bw'umwana nawe nk'umubyeyi. Ese ubundi uwo muziki yawukoresha ate? Yawukoresha iki? mu buhe buryo kugira ngo umubyarire umusaruro, yaba kuri we agire ubuzima bwiza ndetse n'umwana atwite abashe kugubwa neza? Ubundi gutwita ni uburambe bwihariye butandukanye ku mubyeyi umwe n'undi. Ni igihe cy'ibyishimo byinshi, giteye amatsiko kandi gitekereje kwinjiza ubuzima bushya ku isi. Bivuze ngo umuntu utwite aba afite gahunda, cyangwa se aba ari gahunda y'uko hari ubuzima bushya butari busanzwe ku isi agiye kuhinjiza. Ariko icyo gihe gishobora no kuba kitoroshye kandi kigateza igitutu kubera impinduka zose umuntu aba arimo. Byumvikane ko wa mubyeyi twari turimo turavugaho ubu twite agenda agira impinduka zigiye zitandukanye. Iyo mitekerereze ihangayikishije ishobora gutera ububabare mu mubiri, mu mitekerereze no mu marangamutima, niyo hatarimo izindi mpinduka zifata umugore utwite. Hagati aho hari icyumviro ko umugore utwite agomba kuba yishimye kandi yishimira ko afite ubuzima buri muri we. Birumvikana umubyeyi utwite ni byiza kandi ngombwa ko agomba kuba yishimye cyane, ko aba yitegura cyangwa se hari n'ubundi buzima aba afite buri muri we aba azasura ku isi mu minsi izakurikiraho. Twagera ku muziki. Umuziki ufite imbaraga zo kugabanya ubwoba, kuko ugira ingaruka nziza mu gutuza no kwishima mu mubiri no mu mutwe. Ari abantu twahoze tuganira mu minsi yashize twibaza ngo ese ubundi ni ikihe kintu abantu bashobora kuba badakora ari bose, ariko hakabaho n'ikindi bashobora guhura bose. Mu gihe twaribazaga ngo hari igikorwa kibaho cyagira abantu bakiyumvamo bose nta n'umwe ubuzemo. Dusanga hari abashobora kureba imipira cyangwa se imikino abandi ntibayirebe, bamwe bagakunda amakuru runaka abandi ntibayakunde, bamwe bagakunda ibiganiro runaka abandi ntibabikunde. Ariko twaje gusanga umuziki nicyo kintu buri muntu wese uwo ari we wese byanze bikunze aba afite umuziki yumva byanze bikunze. Ubwo rero nicyo twabonye ko nta muntu utagikunda cyangwa se nta muntu udafite amakuru ku muziki. Nubwo wenda dufite amakuru ku miziki igiye itandukanye, ariko umuziki ni ikintu abantu bose bakenera mu isi. Umuziki ufite ubushobozi bwo kugabanya ubwoba, kuko ugira ingaruka nziza mu gutuma umuntu yishima mu mubiri ndetse no mu mutwe. Ubundi ubushakashatsi bwerekanye ko iminota 20 y'umuziki buri munsi mu mezi 12 yo gutwita ishobora kugabanya ibimenyetso byo guhangayika na depression mu bagore batwite. kandi iminota 30 y'umuziki mbere y'ibikorwa bigoye mu buvuzi igabanya umuhangayiko ndetse n'uyu musemburo twa cortisol mu mubiri, ari wo musemburo wa stress mu bagore batwite cyane cyane.
Nukuvuga ngo umugore cyangwa se mu buvuzi umugore iyo afashe iminota 230 yo kumva umuziki, turaza no kureba ubwoko bw'umuziki akwiriye kumva ushobora kumugabanyiriza uyu musemburo wa cortisol ariwo utera na stress. Iyo afashe iminota 30 yo kumva umuziki ubwo turi kuvuga wa mugore utwite, bigabanya uyu musemburo utera stress ku mugore utwite iminota 30 yonyine. Twameze umuziki tugiye kuwibazaho noneho ku kijyanye no kubabara. Umuziki ufasha iki umugore n'umwana ku bijyanye no kubabara? Ubushakashatsi bugaragaza ko umuziki ugabanya umuhangayiko no mu gihe cyo kubabara, kandi ugafasha kugabanya umuvuduko w'amaraso mu gihe cyo kubabara. Umuziki ushobora gutuma ibitekerezo by'umubyeyi byibanda ahandi, bigafasha umubiri kumva ububabare butari bwinshi cyangwa se kumva ububabare buke. Nukuvuga ngo umuntu ufata cyangwa se wafashe umwanya wo kumva umuziki, ubwo ntituragera ku bwoko bw'uwo muziki agomba kuza kumva. Umuntu wafashe umwanya wo kumva umuziki, icya mbere tubonye amahanga ku by'ububabare, ugabanya umuvuduko cyangwa se uringaniza umuvuduko w'amaraso. Tuza kubikurikirana cyangwa se nibikurikirana muzasanga ababyeyi benshi bajya kubyara bakunze kugira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso utari balanced, utari ku murongo ukwiye. Umuziki rero ni igikoresho cyangwa se ni umuti ufasha ababyeyi batwite gushyira ku murongo umuvuduko w'amaraso yabo. Kandi nk'uko hejuru tubonye ko umuziki nawo ufasha gusembura cyangwa se kuzamura umusemburo w'ibyishimo. Rero n'iki cy'umuvuduko w'amaraso nacyo kibaye ikindi, umuziki wongera isoko rya endorphin, nawo ni umusemburo w'umubiri ushinzwe kugabanya ububabare. Ni ukuvuga ngo umuziki urawuzamura, kandi ibi bigabanya ubushake bwo gukora ibikorwa byo guhungabana biturutse ku guhangayika. Urumva tubonyemo hari ibintu bibiri. Tubonye ko icya mbere uyu muziki uraza kudufasha kuzamura cyangwa se gushyira ku murongo umuvuduko w'amaraso. Ikindi cya kabiri muri iki kintu kijyanye n'ububabare, umuziki udufasha kugabanya cyangwa se usore umusemburo mwinshi wa endorphin ugabanya ububabare umuntu ashobora kugira mu mubiri we. Ikindi tugiye kureba umuziki noneho na depression nyuma yo kwibaruka. Depression ndibwira ko abantu twese tumaze kumenya ngo depression tugenda tuyumva. Depression cyangwa se depression nyinshi nyuma yo kubyara ishobora kugabanya uburyo bwo kwiyumvamo ko umubyeyi yuzuza inshingano ze nka nyina w'umwana. Umuziki rero ushobora cyangwa se ufitemo ubushobozi bwo gufasha mu kugabanya depression ku bagore bafite cyangwa se batwite mu gihe cyo gutwita ndetse no mu mezi 3 ya mbere nyuma yo kubyara. Uvuga ngo uyu muziki umufasha kumva ari muri mood nziza, umufasha kumva ameze neza, bikamurinda depression mu gihe amaze kubyara, amaze igihe gitoya cyangwa se akinatwite. Ikindi tugiye kureba umuziki noneho ku kintu kijyanye umuziki ku mubyeyi n'umwana mu kwiyunga, cyangwa se umubyeyi ahuza n'umwana we babana neza gute. Umubyeyi ahangaho noneho tugiye no gushyiramo n'umugabo, babana neza bate hifashishijwe umuziki. Gusangira cyangwa se gusangiza umuziki umwana uri mu nda bishobora gufasha mu gushimangira urukundo ruri hagati y'umubyeyi n'umwana. Ni ukuvuga ngo umuziki ushobora gufasha umubyeyi n'umwana kugirana urukundo cyangwa se bitsindagira bihamya urukundo rwabo. Ubushakashatsi bwerekanye ko umuziki ufasha mu kongera oxytocin cyangwa se oxytocin ni umusemburo w'urukundo, kandi bityo bikaba bishobora kongera ibyishimo n'urukundo hagati y'umubyeyi n'umwana. Ubwo bivuze ngo uwo mubyeyi we ukeneye kumvisha umuziki. Birumvikana ko n'umugabo ubwo cyangwa n'umutware se w'umwana hakwiriye kubaho gufatanya bakumvisha umwana umuziki, kuko bizamura uyu musemburo w'urukundo ariwo bita oxytocin ufasha kugirana urukundo hagati y'umubyeyi n'umwana. Ikindi reka turebe umuziki mu gihe cyo gutwita. Kuva kera abantu bizeraga ko umuziki ufite ubushobozi bwo kuvura, kandi bawukoresha nk'imwe mu nzira zo kuvura. Kuririmbira abana mu buryo butandukanye bizwi mu mico yose yo ku isi kuva kera. Ibyo ngibyo wenda tugiye tubizi. Abashakashatsi bakunze kujya inama y'uko abagore batwite bakumva umuziki buri munsi mu buryo bwo kwiruhura, bitanga umusaruro nyine muri uko kuruhuka. Ni ukuvuga ngo umuziki ushobora kufata nka stress killer. Ni ukuvuga ngo wica ibintu by'amastress by'iminaniro n'imihangayiko, ibintu nk'ibyo. Umuziki wumvishe ufite ukuntu ukuruhura mu mutwe ukumva uguwe neza.
noneho tugiye kwibaza ngo ese umuziki ugira gute ingaruka nziza ku buzima bw'uwo mugore utwite n'umwana we. Ubundi nubwo uburyo bw'umuziki ugira ingaruka nziza ku buzima butaramenyekana neza, hari ibishobora kubaho. Icya mbere tugiye kureba, ntabwo turi bire byose ariko turareba ibyo twavuze ko ari ingenzi. Icya mbere, umuziki buriya ugabanya stress, twagejeje kubivugaho kare. Umuziki uzwiho kugabanya ibimenyetso bya stress n'agahinda. Iyo bigenze bityo bigira akamaro ubuzima rusange. Ubwo tuvuze ubuzima rusange tuba tuvuze ubuzima bw'umwana, tukaba tuvuze n'ubuzima bw'umubyeyi. Ikindi cya kabiri, ugabanya ububabare. Nabyo twari twavuzeho gato ariko hari ikintu tugiye kongeraho kano kanya. Umuziki ushobora gufasha mu kugabanya ububabare mu buryo bukurikira. Icya mbere, umuziki usohora wa musemburo twavuze wa endorphin, akaba umusemburo ufasha umubiri kugabanya ububabare no kongera ibyishimo. Ni ukuvuga ngo uyu musemburo urekurwa iyo umuntu akoze ibikorwa bitandukanye bikangura umubiri cyangwa ubwenge, nk'imyitozo ngororamubiri, ariko twebwe twibanze cyane ku kumva umuziki, guseka no gukora ibintu byiza. Ibi ngibi byose, guseka no gukora ibikorwa byiza bishimishije, bishobora guterwa cyangwa se guturuka ku muziki. Ibi rero bikugabanyiriza stress, bikakugabanyiriza na ya mood itari nziza. Kandi twibuke ko mood cyangwa se ibihe umubyeyi arimo bigira ingaruka ku mwana. Ngo iyo umubyeyi ari muri mood mbi n'umwana biramwafecta. Ni byiza ko n'umubyeyi akwiriye kuba muri mood nziza kugira ngo abashe kumva cyangwa se abashe kugaburira umwana we ibyiza nawe akura ku bihe arimo. Ikindi, gufasha mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe no gusinzira. Hari igihe abagore batwite baba bafite impungenge zo gufata imiti kubera impamvu zitandukanye. Umuziki rero ushobora kuba uburyo butangwa mu buryo budahenze kandi bwakirwa neza n'imibereho yabo. Imiti ishobora kugira ingaruka, ariko umuziki cya mbere nta cost, nta giciro wavuga kinini uba ufite. Ikindi, umuziki kuwugeraho biroroshye. Ikindi, umuziki ntabwo gusaba kujyana runaka kugira ngo ubashe kugira umuziki. Mbese umuziki kuwugeraho biroroshye kuwagisesenga kandi ntunagire ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu. Nabasezeranyije ko turi buvuge ubwoko bw'umuziki umuntu yagakwiriye kumva. Nshatse nahita nabivugira hano. Ubundi umuziki, reka turebe amaklasi abiri y'umuziki, ariko nshaka nabivuga hasi. I promise you ndabivuga ngeze hasi ho gatoya. Hari ikindi kintu cy'ingenzi ndibuze kuvuga, nkahita mvuga ubwoko bw'umuziki umuntu akwiriye kumva cyane cyane ari umubyeyi. Hasi turaza kubirebaho, ntimuhangayike. Reka turebe inyungu zo kwitabaza umuziki mu gihe cyo gutwita. Umubyeyi utwite, inyungu agira mu kwitabaza umuziki ni izihe? Reka tuzivuge twita kugira ngo tugere ku cya kintu nari mbasezeranije. Ariko comments zanyu hasi nazo birumvikana tuba tuzikeneye kugira ngo tumenye ngo iki kintu tuzakivugaho cyangwa se ikiganiro mwifuza ko tubakoreraho ni ikihe. Turacyari kumwe. Ikintu cya mbere, kuruhuka no gusinzira neza. Umuziki kandi ubushakashatsi bugaragaza ko kumva umuziki bizamura ubushobozi bw'umuntu bwo gusinzira. Babandi babura ibitotsi n'iki, ariko umuziki wawumvishe uragufasha. Ikindi, bigufasha kugabanya impungenge nyinshi ushobora kugira. Haba harimo kutizera, kumva bitazagenda neza, kumva uhangayitse, se bizagenda gute. Izo mpungenge umuziki yo ufata umwanya wo kumva birazigabanya. Ikindi, umuziki udufasha kuvura ya maraso, wa muvuduko w'amaraso twavugaga. Ikindi nanone tugiye kuvugaho kano kanya, ni ikintu cyo kugabanya agahinda no kugabanya ububabare mu gihe cyo kubyara. Abahanga bakonseye abantu ko umuntu iyo yumva umuziki cyangwa se iyo afashe igihe akumva umuziki, ari nazo nama batanga, bimufasha ko iyo ageze mu gihe cyo kubyara ububabare agira bugabanuka. Ntabwo bushobora kubura agabanuka, umuziki urabigufasha. Noneho reka turebe, ni ubuhe bwoko bw'umuziki bukwiriye umwana uri mu nda, cyangwa se umubyeyi utwite akwiriye kumva ubuhe bwoko bw'umuziki. Akarikora navuze rero nabasezeranyije ko turi burebere. Ubundi umuziki ucecetse kandi utuje ugira ingaruka nziza ku mwana uri mu nda n'abana bato, apana uri mu nda gusa n'abavutse. Umuvuduko w'umutima uriyongera iyo umuziki wihuta, kandi iyo utuje cyangwa se iyo umuziki ugenze gake utuje, n'umutima nawo uratuza.
reka duse n'ababyinjiramo gatoya. Turagerageza gutanga ingero ariko ntituri bwinjire cyane mu muziki kugira ngo tagira abo ducanga kandi turafasha umwanya wo kubyigaho, ariko turagerageza kuvuga ibyumvikana tutazanye amaterime y'umuziki cyane. Twibaze ngo se umwana uri mu nda yitwara ate ku muziki? Kuva mu cyumweru cya 30 cy'inda cyangwa se umubyeyi amaze ibyumweru 30 atwite, umwana utwitwe muri iki gihe ubwonko bwe n'ibindi bice by'amatwi y'umwana uri mu nda bigenda bikura. Ubwo bivuze ngo cya gihe aba yatangiye kugira ubushobozi bwo gutangira kugirwaho ingaruka n'umuziki. Ubwo bivuze ngo ku byumweru 30 umubyeyi yagakwiriye kuba afite imiziki runaka yatangiye kumvisha umwana. Ubushakashatsi bwerekana ko umwana uri mu nda yibuka amajwi n'umuziki yumva akiri mu nda, kandi biba byiza iyo yumvise amajwi aringaniye ari ku rwego rwa dB 50. Ahangaha ndi kwirinda kubyinjiramo uko nabivuga kuko ntago ariko ababyeyi bose baba bahita bumva ngo ibyo ni ibiki. Ngiye kubarekomendinga aka app mu downloadinga kugira ngo kazajye kabafasha gupima. Ubundi umuziki bakonseya ababyeyi cyangwa se bagira inama ababyeyi yo kumva ni umuziki uri classique cyangwa se uri classical. Uyu muziki utuje, utarimo ibigoma bidunda, utirukanka cyane, mbese udakanganye. Uriya muziki niwo bakonseya ababyeyi kumva. Hanyuma hari se bazanga iyo dB 50 tubwiye tutagomba kurenzaho umuziki, tuzahibwirwa n'iki by'umuziki tutabizi. Nibyo nari ngiye kubakorera. Mushobora kujya muri Play Store yanyu cyangwa se Apple Store bitewe na telefone ukoresha, ukadownloadinga aka application kitwa Soundmeter. Urayifungura, wagiramo imbere ukajya muri search kwandikaho sound SOUND meter, hanyuma warangiza ukadownloadinga. Iyo ukadownloadinze, iyo uplayinze umuziki muri offer cyangwa se speaker cyangwa se ampli biterwa nuko byita, cyangwa se no kuri telefone, iyo uplayinze aho uplayingiye hariho hose, iyo ushaka kumva ko umuziki utarengere cyangwa se utarengeje, ukumva bagukonse kumva umuziki byibura urimo kuri 50, ufungura ka application nakubwiye ka Soundmeter, urumva kaba karabaye download kari muri telefone yawe, uragafungura hanyuma ko kahita kakwereka urusaku cyangwa se volume y'umuziki wawe uri kumva. Wabona bizamutse biri kugenda bikajya 90, 100 cyangwa se 70 ingahe, ukamenya ko uwo muziki urenze, ushobora kutabera mwiza umwana, ushobora kumwangiza amatwi, ushobora kugira ukuntu utamubera mwiza, ukagabanyaho. Iyo ugabanyijeho naho muri ako ka app bagenda bakwereka ko volume yagiye igabanuka. Ndibwira ko akanga kumvikanya, hama bakagira abanama yo kumva imiziki idakanganye, itadunda cyane. Kuko umuziki wenda reka tuwuklase mu byiciro bibiri. Hari iyo twita ngo ni pop music n'iyo twita classic music. Pop music naha dusangamo izi njyana zidunda, zisakuza, zirukanka z'abanyarwanda, abatanzania, aba Nigeria, bene nk'abo ngabo bose. Classic rero ubwo kugira ngo ngerageze ko shaterime zoroshye mu byumve, reba iyi dukunze kubona bakoresha muri Catholic cyane, uzasanga baba bacuranga ama voice ari soft yoroshye, ama string, ama pad, nyine ama voice adapika, ataremereye. Niyo bakonseya ababyeyi kumva kuri iyo miziki yabo. Ibintu by'ingenzi rero byo kwibuka, amajwi akabije ubwo ni yandi twabaye ko twumvira ko 50, ariko abanga bagaragaza ko iyo wumvishe amajwi arengeje 80, zira dB 80, agomba kwirindwa cyane cyane ku mubyeyi, kuko aya majwi ubwo bivuze ngo urusaku rwinshi rwangiza amatwi y'umwana. Bivuze ko umwana aracyari mu nda, aracyafite amezi makeya cyangwa se amezi matoya akiri mu nda. Iyo umubyeyi umutwite yumva umuziki mwinshi, byanze bikunze bigira ingaruka ku matwi y'umwana. Ni byiza ko rero ugomba kwirinda urusaku, kandi no munaza no kubyuka muraza gusanga ku nsengero cyane ko mu minsi yashize bagiye hari nizo bafunga zishinjwa urusaku, nabo basaba kutarenza dB 80 bari mu rusengero. Si byiza kugira volume nini ku mubyeyi utwite ko byangiza amatwi y'umwana. Ikindi cyane cya kabiri cy'ingenzi, kubwira, ubwo no kubwira inkuru kwa kundi bafata udutabo tw'abana turimo stories z'abana, no kuzimusomera ndetse no kuririmbira umwana, bimufasha mu myitwarire n'imikurire myiza. Bivuze iki rero? Bivuze ngo umubyeyi utwite akwiriye, aba bishoboye, kugira udutabo asomera umwana, akajya dufata akadusoma, avuga
umwana tuba tumugira iyo yageze muri bya byumweru 30 yarangiza akamuririmbira. ahangaha rero tugiye guhita dushyiramo n'abagabo. ntabwo ibireba abagore gusa, umubyeyi w'umugabo iyo agize akanya ko kuririmbira umugore, ubwo aba ari gufasha n'umwana we uri mu nda, kuko icyambere bimufasha mu myitwarire n'imikurire myiza, yaba ari mu nda ndetse na nyuma ageze hanze, kuko urukundo rufasha umwana. we nibyo ntitubyinjiyemo cyane. hari abahita bibaza ati se ko ntazi kuririmba, ko ntazi gucuranga? no, ntabwo bisaba ko uba uri umu expert cyangwa se umuhanga muri ibyo byo kuririmba. ubushobozi bwawe bwo kuririmba mu ijwi rituje ry'urukundo umwana yaryakira. ntabwo usaba ko riba ari ijwi riri finyore riri ryiza cyane, oya, ahubwo urukundo yumvisha muri rya jwi no kuba umwitayeho nibyo umwana yakira. iki kintu ntabwo turi bugitindeho, ndani mu kimbaza ibibazo nibwo tuzongera tukakinjiramo kwacyo tukagicukumbura. hanyuma rero akandi kantu k'ingenzi nifuza ko tuvugaho cyangwa se tureberaho, hari umushakashatsi cyangwa se ubushakashatsi bwakozwe buyobowe n'umuprofesor witwa Caris Eskela, ni umuyobozi wa Brain Lab, buvuga ko iyo abagore batwite bakaririmbira abana babo cyangwa se bakumva umuziki mu ma speakers muri ya ma ofa yandi mukunze kugira mu masaro yanyu mu gihe batwite, abana bavuka bafite ubushobozi bwiza bwo kwigana amajwi y'ururimi mu bwonko. ubwo bivuze ngo kugira ubushobozi kwa kundi usanga umwana bavuga ngo afite ubuhanga, ko nabyo twahari ikiganiro twabikozeho, tuva nshobora kuza kukibashyiramo hasi mukazana nacyo kugenda mucyumva, ariko bavuga ko umwana niba yaragize aya mahirwe bimufasha kuzamura ubushobozi bwo kumenya indimi. murabizi ko indimi nayo ni impano. hari abantu kwiga indimi bigorana cyane, ariko hakaba n'abandi bita byorohera. rero uku kumva umuziki kuzamura ubushobozi bw'umwana ku kintu kijyanye no kwigana amajwi y'ururimi mu bwonko, ku buryo kwiga ururimi ntabwo bimugora. nicyo nashaka kuvuga kuri akangaka. umuziki ushobora guhindura umuvuduko w'amaraso nk'uko twabibonye hejuru, kandi umutima ukagenda ku murongo. hari akantu kandi wenda ntasiga hano, umuziki ufasha umuvuduko w'umutima ubwo n'uw'amaraso ndetse no kugira ingaruka ku bushyuhe bukwiriye bw'umubiri. icyo ntabwo twari kugisiga, ariko reka nsoreze kuri iki ngiki. umubyeyi iyo yitwaye imyitwarire runaka, ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko iyo umubyeyi agize imyitwarire mibi ku umwana arabivukana, kandi kenshi umwana akurana izo nzika. ariho mboneraho no kuvuga ngo yaba mugabo yaba we mugore, niba uzi ko hari ibintu ushobora kuba ukorera uwo mubana cyangwa se mwabyaranye bibi bitari mu rukundo, uba uzi ko byafekita umwana mugiraho ingaruka niyo yaba ari muto, uzi ko atavuga, ku buryo akenshi hari igihe wa mwana akurana inzika rimwe na rimwe ikazanavamo no kwihorera. ni byiza ko rero yaba mugabo yaba we mugore ukwiriye kwitoza no gushyira imbaraga mu kubana neza n'uwo ugiye kubyarana nawe, kugira ngo bikurinde amakimbirane yawe n'umwana. urwo rukundo ni ingenzi hagati yawe n'umwana. ibiganiro byacu nagaruka, turacyari kumwe. Imana ibahe umugisha.